Uyu munsi reka turebe ku gihingwa gitangaje cyane. Niba utarya dodo rwose uri mu kaga gakomeye cyane. Niba utarya dodo ngira ngo murarubona, uru ni uruboga twita dodo. Uru ni uruboga twita dodo, imboga z'ibyatsi zigira ubwoko bugiye butandukanye. Ngira ngo muri kubibona hano, hari izi zitukura, hari zino z'icyatsi kibisi, ngira ngo muri kuzibona neza. Uyu munsi rero reka mbabwire akamaro kazo. Nk'uko nabibabwiye, twebwe hano ndi ku isoko y'ubumenyi bugiye butandukanye. Hari ibintu rero abantu bamwe na bamwe baca amazi cyangwa se batitaho, ariko nyamara byatugirira akamaro mu buzima bwacu. Na Iwacu Connect rero nicyo dushinzwe kugira ngo tubane namwe muri byose. Nk'uko mubibona rero, aka ni akarima gatoya twatangiriyemo guhingamo imboga za dodo. Nk'uko nabibabwiye, ushobora kuba ufite ahantu hawe hatoya ariko ukaba utahabyaza umusaruro. Ariyo mpamvu ikintu bita ubuhinzi, ikintu bita guhaha imboga, wakagombye kugicikaho uyu munsi ukibona ino video, kubera impamvu eshatu ngiye kubabwira zo guhinga dodo. Impamvu ya mbere ni ijyanye n'ubuzima, ku mirire, nicyo kintu tugiye kuganiraho. Hanyuma impamvu ya kabiri ni ijyanye no kwinjiza amafaranga. Hanyuma impamvu ya gatatu ni ukugira ngo ugire ubumenyi n'uburyo ki ushobora kuziteramo kugira ngo zere neza, zibe neza. Ngira ngo urabibona ko izi ni imboga nziza. Izi ni imboga nziza, urabona ko ziba zitaweho, ziba zakorewe isuku, ziba kandi zitaweho, zahawe agafumbire kugira ngo zitange umusaruro. Nta handi rero, iki ni igihingwa, akamaro kacyo ku ngingo ya mbere, ni igihingwa kitagoye guhinga, ni igihingwa kidasaba igishoro kinini. Upfa kuba ufite espace ntoya cyangwa se akarima k'igikoni iruhande rwawe mu rugo, cyangwa se ufite n'ibibase ushobora kuba wahingamo. Tuzareba tekinike nyinshi zigiye zitandukanye ushobora kuba wakoresha kugira ngo uhingemo imboga zawe aho waba uri hose, haba ari ku mapave, haba ari ahantu hari ubutaka busanzwe, ushobora kuhahinga imboga ukajya ubona icyo urya mu rugo. Birababaje guhaha dodo, guhaha imboga zigiye zitandukanye ku isoko kandi ufite espace ntoya iringaniye. Ushobora kuba wateramo ibiti 10 cyangwa se birenzeho, hanyuma bikaguha umusaruro mwiza kandi n'ubuzima bwiza. Ni igihingwa rero nk'uko mbibabwiye, kidasaba ubutaka bunini, kidasaba ibintu byinshi, kidasaba ifumbire nyinshi, kidasaba nta miti, nta biki ugomba gushyiraho, ahubwo uragitera kikimerera, hanyuma ubundi kikagutunga. Wow, birango muri kubibona, ni imboga, nta gishoro, ntaki. Natwe rero ukunda ibiganiro byacu, ukaba ukunda kudukurikirana, nta kindi wadufasha usibye gukora subscribe, hanyuma ubundi ukajya ureba video ukazirangiza kugira ngo ubashe kubona ubumenyi bwose tuba twabahaye. Kora share, usharinge n'abandi kugira ngo nabo ubu bumenyi bubagereho. Saba rero, ntiwibagirwe gukora like ndetse na comment kugira ngo n'abandi tujye tubasubiriza muri comment, hanyuma twese tubonereho ubumenyi butandukanye ku bibazo twaba twibaza byose. Ikindi ugomba kumenya, imboga ni nziza mu buzima, kubera ko zikungahaye ku kintu bita fer cyangwa se ubutare, bifasha mu kurwanya anemi cyangwa se kubura amaraso. Ubwo rero nimba ufite ikibazo cy'amaraso, dore umuti nguyu. Ngira ngo murazibona, izi zitukura zikungahaye cyane ku butare, kandi noneho zinakungahaye cyane mu kongera amaraso. Kimwe n'izi ngizi rero nazo z'icyatsi kibisi byose bikora kimwe, nubwo usanga intungamubiri zitari ku gipimo kimwe. Kandi icyo ngira inama aho abantu mu mirire nuko bakagombye kuvanga imboga z'amoko atandukanye. Hanyuma rero icyo nababwira, tuvuye ku kijyanye nuko zikungahaye ku mavitamine atandukanye. Harimo vitamine A irinda amaso, harimo vitamine C iturinda indwara ndetse ikanazivura,
hakabamo na vitamine za potasiyumu, za kalisiyumu. Ibyo byose ni ibintu imboga za dodo zikungahayeho. Impamvu rero ngenda mbibabwira ni uko narabibabwiye, tuzajya tugerageza dutange imishinga cyangwa se ibitekerezo ku mishinga iciriritse buri wese ashobora kuba yabasha kwisanzuraho, buri wese ashobora kuba yageraho akajya abasha kubona amafaranga. Ngira ngo niba ufite munsi y'urugo ntuzavuge ngo wabuze amafaranga yo gutanga mu itsinda buri cyumweru, kubera yuko imboga dodo zishobora kukwinjiriza amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 30, hagati ya 30 na 50 buri cyumweru igihe wazitayeho neza. Nimba mubyumva neza, umufungo wa dodo ugeze kuri angahe? Umufungo w'imboga ugeze ku mafaranga 200 niba atari 400. Abajya mu isoko bazatubwira, mutubwire muri comment. Ikindi rero, nyuma yo kureba ku ntungamubiri zikungahaye muri dodo, ni nziza ku bana batoya mu mikurire yabo, ni nziza ku bagore batwite na bonsa, kubera yuko zibafasha mu kubona za ntungamubiri, mu kubona ya mavitamine, mu kubona mu kugira kongera ya amaraso, kandi murabizi yuko baba bakeneye amaraso ahagije. Hanyuma rero, nyuma y'imirire, turebye ku mirire, turebye akamaro kazo, turebye nuko zidafata ubutaka bunini cyangwa se ngo zitware ibishoro byinshi. Icyanyuma rero nakubwira, zinjiza amafaranga. Impamvu ni iyi ngiyi zikwinjiriza amafaranga mu gihe gitoya, nuko dodo ni uruboga rukura mu gihe gitoya iyo rwitaweho, kandi rukaba ari uruboga mu gihe cy'ibyumweru 3, ibyumweru 4 uba watangiye gusarura. Ubu nk'izi ngizi rwose turasarura tukarya, ntabwo ari ngombwa kurindira ngo zibanze zikure, cyangwa se ngo nzasarura ngo igihe runaka ngo nyuma bizasambutse. Oya, ujye umenya yuko nubona zatangiye kuzana inuza imisatsi nk'uku nguku, zatangiye kuzana tuno turabo, icyo gihe ziba zarengeranye, uzisarura hakiri kare. Hanyuma rero nk'uko nabibabwiye, izi mboga zishobora kukwinjiriza amafaranga ya buri cyumweru. Ya buri cyumweru ashobora kuba makeya, kimwe nuko yaba menshi, bitewe n'aho uri, bitewe nuko wazitayeho. Hari benshi rero bazisuzugura, bavuga ngo nizo mu batindi, ngo nizo mu bakene. Ariko nshuti zanjye, niba ushaka kubaho neza, ushaka kurya neza, ushaka kwirinda indwara cyangwa se gukira, rwose tangira urye imboga ku ifunguro ryawe rya buri munsi. Tangira uha abana imboga ku ifunguro ryawe rya buri munsi, kugira ngo rero winjize amafaranga nibura buri cyumweru. Ngira ngo murabibona, nuko urabona ziri mu byiciro bitandukanye, nuko ugomba gutera imboga mu byiciro byawe bigiye bitandukanye, kugira ngo zijye zera mu buryo butandukanye, kandi noneho nibura buri cyumweru uba ufite izo wasarura ukajyana ku isoko. Ibi byagufasha guhorana umusaruro ujyana ushyira ku isoko. Kugira ngo murabibona, ziriya zarakuze cyane, izi nazo ziri mu nzira, zirimo zirakura, nizo duteye vuba. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo muri ubu buhinzi cyangwa se mu bworozi, biba byiza iyo ufite ibyiciro bigiye bitandukanye, kugira ngo produit yawe cyangwa se igicuruzwa cyawe kigume ku isoko, ujye uhora ubona icyo ujyana ku isoko uha abakiriya. Niyo mpamvu rero mbagira inama y'uko inshuti zanjye, wakagombye guhinga kinyamwuga, kandi noneho ugahinga mu buryo bw'ibintu bishobora kukuzanira umusaruro. Nta buhinzi rero bupfa ubusa, nta buhinzi butabyara umusaruro, nta buhinzi bwaguhombera igihe wabikoze neza kinyamwuga kandi wafashe amasomo ahagije. Ikintu cya mbere ni amasomo, ikintu cya mbere ni ubumenyi, ubundi ibindi nabyo ugenda ubikora gahoro gahoro. Tubonye rero ibintu 3 by'ingenzi kuri dodo. Tubonye yuko ni igihingwa cyoroshye guhinga, ni igihingwa gifasha gukura vuba, kikaba cyaguha umusaruro mu gihe gitoya, ni igihingwa wahinga ahantu aho ariho hose hashoboka, kikaba cyaguha umusaruro. Iyo ni akamaro ka mbere. Aka kabiri, tubonye ikijyanye n'umusaruro, ku kijyanye
n'imirire ni nziza ku mirire, ni nziza zirafasha ku babyeyi batwite n'abana ndetse n'ababyeyi bonsa, ariko na buri wese akeneye kuzirya kugira ngo yirinde indwara kandi noneho n'indwara yararwaye zibe zakira. Ikindi zimufasha mu igogora, ngira ngo umuntu warwaye constipation murabizi yuko iyo ariye imboga abasha kugira gute, abasha koroherwa. Constipation abatayizi ni impatwe, bakundi ujya kuri toilette bikanga, ariko ugasanga umuntu amaze nk'umunsi umwe cyangwa ibiri atarajya kuri toilette. Irya imboga rero, urya ibiryo birimo imboga za dodo zihagije, bizagufasha kukubohora mu nda. Ako ni akamaro kandi ka kabiri tubonye. Hanyuma ka gatatu twese dukunda ni uko ari igihingwa gishobora kukwinjiriza amafaranga. Ushobora kuvuga ngo ni makeya, ibihumbi 10, 20 ni bikeya mu cyumweru, ariko hari benshi batayinjiza kandi babyifuza, ariko babuze igitekerezo cy'icyo bashobora kuba bayashoramo cyangwa se bakora kugira ngo babashe kubona n'utwo dufaranga. Ni ukuvuga rero nk'uko nari mbibabwiye, ibi ni ibintu bishoboka kandi noneho nta coste bigusabye, nta n'umwanya uhambaye bigusabye. Isoko rya dodo rihoraho kugira ngo buri wese akenera dodo, buri wese arazigura. Ubwo rero ntihazagire uvuga ngo yabuze isoko cyangwa se ngo yakura hehe isoko. Amasoko arahari, wowe icyo usabwa ni ugukora. Cyaho rero, niba mushaka kugira ngo mubone ubumenyi bugiye butandukanye, mujye mutuvugisha, mugende kuri Iwacu Connect murebe ubumenyi butandukanye tubagezaho, ndetse nubwo mwakenera bwose inama, twese turahari kugira ngo dufatikanye mu kubaka umuryango nyarwanda. Turi kumwe rero, stay tuned, ujye ubisangiza n'abandi, ntuzibagirwe kujya ukora subscribe kugira ngo ibi biganiro bijye bikugeraho ku gihe kandi bigere no ku bandi ku gihe. Iyo ukoze subscribe rwose biragufasha, biradufasha twese, bikatwubaka kandi noneho ukanabisharinga no ku bandi. Nimba rero hari comment, twandikire utubwire, hanyuma tugusubize kugira ngo n'abandi babonereho. Sawa rero, turi kumwe, duhinge kinyamwuga, turye neza indyo yuzuye. Indyo yuzuye ntabwo ari ukurya inyama ngo nibwo umuntu aba yariye neza, ahubwo indyo yuzuye n'irimo imboga n'ibindi ushobora kuba wategura kugira ngo ibirinde indwara bitabura ku ifunguro ryawe rya buri munsi, cyane cyane ku bana ndetse n'abagore batwite na bonsa, ariko na buri wese, yaba ari umugabo yaba ari umusaza, twese dukeneye indyo yuzuye kandi yujuje ubuziranenge.